Sinema y'Abahinde iteye imbere ku rwego rudasanzwe ku buryo udashobora gutinya kuyita iya kabiri ku isi hose inyuma y'Abanyamerika. Nk'ubu mu gushutinga iyi filimi ya Triple R Arsene bari kuza gukoramo aho Raj na Bim baza gutabara umwana ugiye gutwarwa n'amazi. Iyi scene wari kuzayireba kuri screen yawe mu gihe kitarenze iminota 3, ariko bo kugira ngo bayishutinge byabatwaye igihe kinini. Baragiye bubaka ikiraro muri studio, hasi bahashyira amazi no ku mpande bahashyira igitambaro cy'ubururu kugira ngo kizabohereze mu gushyiramo ama effect. Ubwo Bim na Raj bari babaziritse imigozi ku buryo amastand yabo bari buze kuza kuyikorera nta kibazo na gito bagize. Iyi filimi ya Triple R iri muri filime 5 mu mateka y'Ubuhinde zatwaye budget nyinshi. Nk'ubu 70% by'iyi filimi ni CGI, ntago ari ibyanyabyo. Mwirase naho Bim azana inyamaswa mu Bongereza, nta nyamaswa nimwe yari hari kuri set, ahubwo bifashishije aba visual effect na CGI kugira ngo bazishyiremo ziriya nyamaswa. Aha ureba hari mu ifatwa ry'amashusho ya Season City Hunter. Naho uwo mukobwa uri kumwe na Rimi niho amazina ye nyakuri ni Guha. Umukobwa waje kwiyahura kandi yari atangiye kugira kariyeri nziza n'abantu batangiye kumukunda kubera ukuntu yari azi gukina filimi ku rwego ruri hejuru. Yiyahuye mu 2019 apfa afite imyaka 28. Mu bintu byatumye uyu mukobwa yiyahura harimo itangazamakuru no kuba ari umusitari. Uyu Guha yagiranye ibibazo n'uwahoze ari boyfriend wiwe, akazaza amutera ubwoba akazashyira hanze video ziwe ziri private. Uruko uyu mukobwa yajyaga mu rukiko arimo kuburana n'uwahoze ari boyfriend wiwe, niko itangazamakuru ryashakaga gutangaza buri nkuru yose n'ubuzima bwe buri private. Ibi kandi byanabaga hari abafana bakunda kwandikira uyu mukobwa bamwataka ku bice byiwe by'umubiri ngo babona bitameze neza. Muri uwo mwaka ibyo byose byari birimo biramubaho, ni nabwo yaje kumva inkuru y'incamugongo y'uko inshuti yiwe magara nayo yitabye Imana. Ibi byose byaragiye birahurirana bituma umukobwa wari ufite ahazaza yiyahura ku myaka ye 28.